tuko tungose tudusharije rutumeta utu n'utuntu two fake. Sasa rero aho mwese mwavuze ngo ari umuntu Blessing yavuze ngo ufite ngo nanu benshi na mukobwa uyoberwa se w'umwana. Sasa rero reka mbamenere uwundi muceri mutuze muve mushuti wanyu neza, ariko ndabaho duceya wahita akantu gatoya, sindongera kuvuga ko byo navuze ejo birahagije. Ni gute uri abantu tugeze nyerekana amafoto yawe nawe ukumva warashaje ntabwo twika Brenda, ntabwo twika, nabona ko mukuru nyine utekereza ibintu binini, ukora ibintu nyine uba ubuzima bwiwe live. Naje nguhe ifoto cyanjye rero amakuru n'icyaje gusa humana naje nkaguhereza. Umenye ko ibintu tuvugana ushaka kumva n'undi muntu bizambabaza sana kandi nzahita muganira. Turakwinjiza ngo umanuke mwami ubane n'urubyiruko rw'u Rwanda papa, ibikorwa birarenze mwana w'abana mana, ndakwinjiza ngo ururuke muka yururuke papa. Ibintu biragaragara ko aba bombi bararwaye. Ushobora kwibaza ngo barwaye iki? Hari igihe umuntu aba arwaye agenda ariko ntimumenye ko arwaye. Bafite ikibazo gikomeye, kuko ntabwo waba uri umuntu muzima wize ujijutse uri mu rwego nk'urwego arimo ngo nurangiza umbwire ngo watekereza kuryama n'abakobwa batatu bane tego, ntabwo bibaho. Ndabashuje kandi mbahaye ikaze kuri Kiana TV show aho muri hose mu bice bitandukanye by'u Rwanda, ubwo abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Noneho hatunene kuri Kiana TV show, nimba utarakora subscribe ikore kandi like, share ndetse na comment ni ingenzi ku muvugabutumwa mureba imbere yanyu. Nge nk'ibisanzwe ni umubatiza imbere za kamera kuri Kiana TV show mukabona umutumirwa witwa Evangelist Joy Murenzi. Tugwaye ikaze kuri Kiana TV show, watangiye gusuhuza abakunzi bacu ndetse unadusengera. Abashuje abadukurikira umunsi kundi kandi shemera ubuyobozi bwa Kiana kuba mwadutumiye kugira ngo dukorane namwe ikiganiro. Uwiteka Imana abaho umugisha. Reka ngira ngo tubanze dusenge Imana. Data mwiza, duciye bugufi imbere yawe, twongeye gushimira ineze yawe, twongeye gushimira urukundo rwawe, twongeye gushimira kurinda gukomeye. Data mwiza, turakwingize kugira ngo Mwuka wera abane natwe, ibyo tuvuga byose biguturutseho, kandi mwami senge umuntu wese urudukurikirane kugira ngo mwami w'abami ijambo ryose turi sohore mu kanwa kacu, ijambo rihumuriza, riba ari ijambo mwami mwiza rikize indwara, riba ari ijambo rizana amahoro, riba ari ijambo ritanga ibyiringiro. Shimwa shyirwa hejuru utegeka ganza, ni mu izina rya Yesu Kristo nsezenize, amen. Haleluya. Noneho ngira ngo nkuko waje twagutumiye kugira ngo uzutuganirire kubiri kuvugwa hanze ahangaha ku bijyanye n'imico itari myiza, navuga ko ari ingeso mbi zeze zivugwa ku bakozi b'Imana no ku bintu bijyanye ngo n'ubusambanyi buri kuvugwa cyane kuri social media. Ugasanga mu rubyiruko barasambanye ndetse no mu babyeyi numva ngo nabo byagezeyo, aho mvuga ko byafashe indi ntera. Wowe nk'umukozi w'Imana ubibona gute iyo ubona ibintu byeze cyane kuri iki gihe? Ntabwo mbifata nk'ibintu byiza, ariko nanone ukuri kwabyo nicyo kibazo, kuko hari igihe abanyamakuru mutubaza ibintu ariko akaba ari ibintu bidafite ishingiro, bikaba ari ibihuha. Rero byo ibihuha bijya bingora kugira ngo yenda nshobore kubivugaho. Nagira ngo ibyo mbaza byose ube specific, umbwire ibyo ari byo ndetse na proof kugira ngo nshobore kubisubiza numva koko ibyo nsubiza ko byabayeho. Iyo ni inkuru si impimbano, cyane ko ni inkuru inababaje. Nanjye ntanezererwa yuko ikomeza kugenda isirikira hirya no hino, ariko ngiye nyikuzaniye nk'umukozi w'Imana kugira ngo ubihe ishusho, kuko nta shusho bifite. Birasa naho birafatwa nk'ishyano ku ruhande rumwe, urundi ruhande bigakomeza kogezwa
ese nk'umukozi w'Imana wowe ubyumva ute? Mbere yuko dukomeza ikiganiro kambanze nshyireho voice amajwi kugira ngo dukomeze dusesengura ibi bintu uko biri. dusharije rutumenta utuntu two fake. Sasa rero aho mwese mwavuze ngo ari umuntu Blessane yavuze ngo ufite ngo nanu benshi na mukobwa uyoberwa se w'umwana. Sasa rero reka mbamenere undi muceri mutuze muve mushuti wanyu neza, ariko ndabaho duceya wahita akantu gatoya, sindongera kuvuga ko byo navuze ejo birahagije. Ariko ndavuga ibya ndashiraho yayago nshiraho naje ndi kuri plan. Niko twaza ko mwavuga nshiraho yago gusohosemo gutaha. Aya serious gusohosemo gutaha. Reka muganga ngo right now. Ni gute wumva abantu tigeze yerekana amafoto yawe nawe ushkumva warashaje ntabwo twifa Brenda, ntabwo twika nabona ko mukuru nyine utekereza ibintu binini kuri ibintu nyine ubuzima bwiwe live. Umwana ngo ifoto cyanje rero amagore mucyane gusa weho umwana cyane yaguhereza. Namenye ko ibintu tuvugana bishobora kumva n'undi muntu bizambabaza sana kandi nzahita nkuganira. Full package yawe mbanze nabi ubona yirabura ubona ari igikara sinakubwiye igikara cy'inyobe none ubona ari igikara kuko kitari cy'amahanga niba yabo bareka mayibro bareke babwiye ngo izi kibuga kimureke. Ndi ku muhanda ndi hano imbere y'urugo rwawe. Nabanje gusubira ku isoko gushaka abandi bagore kubera leta wanje wallahi. How many are you? Uzi ko wagira ngo ni bataye ukuntu uri kwibaza how many are you? Nta kundi ubwo nyine kuko ngiye mfite ibintu byinshi mu mutwe wanjye, nshobora no kuguswera nkaguswera nabi. Shaka ikindi gitipe kiguswera, genda urebe nka Bob Pro aguswera. I don't talk to that guy. It's been like I don't remember. Even I don't. Oh, Annie. I don't know konzasubira kwa muganga agiye kurebamo. Rekera aho ngaho ngera mwumva ibyo biri enough. Yego. Ibyo birahagije. Ariko nanone nge ntago mbazi neza, sinzi niba ayo majwi koko ari ayawo. Rero niba ari ayawo reka tuvuge ngo niba ari ayawo. Imana niyo kudutabarira urubyiruko. Uko cyaba ari icyorezo, ntabwo twagira icyorezo cyo kunywa ibiyobyabwenge ngo tugire n'icyorezo cy'ubusambanyi ngo bizashoboke. Kandi n'ubundi ibiyobyabwenge bijyana n'ubusambanyi. Ntabwo bijyana n'ubusambanyi burya. Umuntu unywa biriya biyobyabwenge akenshi ajya ariba agakora amarorerwa yandi, ariko ibyo ntabwo ari ntabwo mbizenewe. Gusa niba ari byo biteye agahinda kandi birababaje, ariko nk'umubyeyi nk'umukozi w'Imana njye ntabwo nabaciraho iteka nk'uko wenda abandi barimo kuribaciraho, gusa birababaje. Ndagira ngo mbanze nkubwire ikintu kimwe, ibintu biragaragara ko aba bombi bararwaye. Ushobora kwibaza ngo barwaye iki? Hari igihe umuntu aba arwaye agenda ariko ntimumenye ko arwaye. Aba bantu bombi bafite depression, bafite ikibazo gikomeye, kuko ntabwo waba uri umuntu muzima wize ujijutse uri mu rwego nk'urwego arimo ngo nurangiza umbwire ngo watekereza kuryama n'abakobwa 3 4 tego. Ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Ndibaza ko n'abadafite Yesu muri bo n'abatizera n'abapagani ntabwo byo bintu babikora. Ndumva ari urwego rwo gukina ibintu bibi cyane. Icya kabiri, uyu mukobwa aragaragaza ko
ibyo akora arabizi, ari feri yabyo, arazana abakobwa bari busangiye umugabo, azi gutoranya, arimo aratoranya. Ni ukuvuga ngo ibyo akora ni bizinesi arimo, nubwo baba baramutereyemo inda bagiye no kuburana uyu muhungu yamutsinda, ariko reka nkubwize ukuri, bari mu bintu bibi, bari mu byaha, kandi Imana ntikunda ibyaha. Rero nababwira ikintu kimwe, muhindukire muve mu byangwa n'amaso y'Imana, nimuze kwa Yesu abaruhure, abaho umunezero mushaka. Wowe ushakira muri abakobwa bane, Yesu arihagije bw'umunezero ukanezerwa, ugashaka umugore wawe ukamushyira mu rugo ukabyara, aho kugira ngo ugende ejo uzapfe uzize indwara, kuko ubyemere cyangwa ubyange ingaruka ye cyane urupfu. Ushobora kuba utarubonye noneho, ariko nukomeza uzagwayo. Ntabwo mbatera ubwoba, ibyo niko kuri, ariko wihaniye ugahindukira none ahangaha Imana yaguha umugisha, kandi Imana yakugira neza. Rero nkabashobora kubwira abantu banyumva, ababazi babegere, babaganirize, bumve urwego bagezemo rw'uburwayi, kuko rurarenze. Uyu mukobwa numvise ko ari n'imfubyi, ibyo ushobora kuba adafite umuganiriza, adafite uwo bavugana, ariko ababyeyi bamwegereye bose yabasanga bakaganira nawe, cyangwa natwe yazadushaka, kuko burya nuko ibintu byapfuye, abana ni abacu, sibyo? Umubyeyi wegereye umukobwa azamwegera, amuganirize, amuhumurize, amuhugure. N'uwegereye yaguha azamubwire gutyo. Nubwo ibyo byose byabayeho, kuko niba ari byo, nakubwiye ngo njye ntabwo nabaciraho iteka nk'umubyeyi, ahubwo nabegera nk'abahugura, kugira ngo byibura bazabone umucyo ubamurikire, kuko iyo uri mu byaha uri mu mwijima, sibyo? Rero niba koko mwarabikoze batababeshyera, niba koko mutaratwikaga, muze kwa Yesu abaruhure, abatura umutwaro w'ubusambanyi, abatura umutwaro w'ibyaha, abatura umutwaro mwikoreye, kuko ntabwo wajya gushakira umunezero mu bagore batatu, mu bakobwa batatu, bane, batanu, udakomerewe, utaremerewe. Ukeneye gukizwa, ukeneye Yesu muri wowe, kugira ngo aho hantu hari void, aho hantu harimo ubusa, ahinjire, ahatunganye, ahuzuze. Haleluya. Reka mbasomere icyanditswe. Ni muri Yohana 3:16 haravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nimuguma mu byo muri mu nzira y'irimbukiro, ariko nimwizera uyu mwana murahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Yatanze umwana wenyine w'ikinege, uwo ni Yesu Kristo, yaje ku bwawe nanjye. Wirimbukira muri ibyo byaha, vayo, ngwino usange Yesu arakuruhura, ngwino usange Yesu agukize, agukure iyo mitwaro wikoreye, agukize iyo ntimba ugendana, agukize iyo stress. Yesu niwe wenyine ushobora kubirangiza. Haleluya. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri ibyo byaha wihaniye ugahindukira ukagaruka, wahabwa ubugingo buhoraho. Ntabwo Yesu ajya kubaraho ibya akahise kawe, yago wagaruka ugakizwa, Imana ikabana nawe, Imana igakomeza kukwagura, Imana igakomeza kukuruhura. Wa mukobwa we Brenda, Imana iragukunda, Imana yacu iragukunda. Ngwino hindukira, Uwiteka guhoza amarira. Ngwino hindukira, Imana izaguha umugabo mwiza, Imana izakugirira neza. Ntabwo kuba wabyariho aricyo kiranga kuri umunyabyaha cyane, ahubwo Imana yanga icyaha igakunda umunyabyaha. Nuza kwa Yesu urahinduka mushya, ibya kera ntabwo biba bikibukwa. Haleluya. Ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Abazakizwa ni bande? Ni wowe nanjye. Haleluya. Amen. Ni wowe ukiri muri uwo mwijima. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yego mwakoze ibyaha, yego mwakoze ibintu bibi, ariko Imana irabakunda. Imana irategereje, irekuye amaboko kugira ngo uze iguhobere, uzi guha amahoro, uzi guha ubugingo buhoraho. Haleluya.
umwizera ntazacirwaho iteka, nimumwizera ntaterwa muzacibwaho. Nubwo iyo byose byababayeho, Imana irabahindura bashya, Imana irabagirira neza. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima. Umucyo ni iki? Umucyo ni cya gihe uba ugenda mu nzira nziza, inzira zitunganye. Kuko iyo umucyo uhari, umwijima urahunga. Aho umucyo uri, icyaha kirahunga, nta mwijima uhagera. Impamvu ibyo byose mwabikoze, impamvu abo bakobwa 4-5 bakeneye ngo uryamane nabo, impamvu wowe bashorera ukaza nawe, nuko muri mu mwijima. Ariko Imana yacu ni umucyo. Haleluya, nimuze mugane uwo mucyo, muve mu mwijima. Nimuze Yesu Kristo nimwe yapfiriye, mubapfiriye namwe murimo. Haleluya, amen. Nukuri Imana itabara urubyiruko rwacu, kandi Imana ikomeze kutubabarira. Haleluya, Amen. Ngo kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Umubatiza ibintu byose bakora babikorera mu mwijima. Utagira ngo nuriya mukobwa yagiye kwayaga ku manywa, utagira ngo yashorera abakobwa bose ku manywa. Cyane ko na Yago abyivugira, aho avuga ko ngo nyabona uramenye ntuzashyire ibi bintu dupanga hanze, ko mu majwi ngira ngo yigeze kukavugamo. Ariko umukobwa byarangiye yabigize gute? Nyine nicyo nshaka kubwira, ko ijisho ry'Uwiteka riba biragendaho, sibyo? Kuko Imana irabakunda. Kuba byaragiye ku mugaragaro ntabwo ari uko Imana itari kubahishira, oya, ariko Imana kuko ibakunda niyo mpamvu yabishyize ahagaragara, kugira ngo uzihana atazarimbuka, azahabwa ubugingo buhoraho. Kandi mu bazahabwa ubwo bugingo buhoraho bihaniye bagahindukira nabo barimo. Haleluya, ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo. Nukuvuga ngo abantu bajya gukora ibyo byaha byose bagenda nijoro, babikora bihishe, babikora mu bwiru. Ariko nibaza mu mucyo, Imana izagira gute? Ntabwo waza mu mucyo ngo wakorere icyaha. Hari umuntu wari wabona ujya gusambana ku rubanda se ngo ashyira n'amatara ku manywa ajye ku street, we na leta yamuhana? Ntabwo byemewe. Haleluya, amen. Ngo ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Haleluya, ngira ngo iryo jambo rirahagije. Imana yacu itubabarire, kandi nibaze ko muzaryumva, kandi nukuri Yesu arabakunda. Tube turetse gutinda cyane kuri Yago, cyane ko wigisha ijambo rigeza cyane ryururutsa imitima yabo, ribaha guturiza mu Mana no gushakira ubutabazi ku Mana. Ariko hari undi mubyeyi nawe inkuru zabaye nyinshi z'ubusambanyi n'ukuri. Hari undi mubyeyi Anita Pendo, byagiye hanze yuko ari umugore rwose usambana cyane, ndetse bimwe bikabije ku rwego rwo hejuru. Ko ntabwo twabyemera, erega n'amajwi barapirata, wari ubizi nabyo. Nyaboneka abanyamakuru mujye mugerageza, ni ukuri. Njyewe yamba nabonye amajwi imbere, ntabwo nari no kuyashyira mu itangazamakuru, kuko aya majwi arahungabanya umuryango, arahungabanya abana be, arahungabanya abavandimwe, arahungabanya ababyeyi be. Ntabwo ibintu ari byiza abanyamakuru, ni ukuri. Egera uwo muntu umuhugure, egera uwo muntu umubwire uti ibintu ukora sibyo. Kuko reka nkubwire, ashobora kwihaneje Imana ikamubabarira, kandi waba amaze kumutaranga. Ariko abana be, umuryango we, abavandimwe be, ababyeyi be. Deja ubu ngubu tuvugana inkuru yagiye hanze n'amajwi ari hanze. Muzi mutese ko araye? Hari izibiti uwo babikoranye ne wagize gute? Nibyo nshaka kubwira. Uyu muntu babikoranye yari kuri mission yo kumumanura, sibyo? Cyangwa mission yo kugira ngo agaragare nk'umustar ukoze ibyo bintu. Ariko ibintu amafaranga agira hagarukira. Wa muntu wafashiye, ntabwo ndimo gushimagiza Anita Pendo ko takoze amakosa. Niba kuko yarabikoze, Imana yo mu ijuru imubabarire.
ariko niba atarabikoze wowe wagiye kumufata ukajya kumupiratira ayo majwi nkaye ni ukuri Imana izaguhana. Kandi niba koko mukunda umuryango mukaba mukunda igihugu mukaba mukunda ni ukuri wakwegera uwo muntu ukamubwira uti nyabuneka ibi bintu wakoze si byo, nubwo yakosheje reka nkubwire nuko ari ugaragaye ababikora ni benshi hari amazu menshi hano mu mujyi wa Kigali akorerwamo ibyo bintu menshi. Tukiri aho ngaho ngaho zana ayo majwi twumva. Ariko tukiri aho ngaho ku bya Anita, sibyo ko nge nagusaba ushatse ni wanayapureyinga ni ukuri. Okay, no reka nyareke, ariko reka nyiri icyo mvuga ku bijyanye na Anita Pendo. Kangira ibyo mvuga ku bijyanye na Anita Pendo bibaye ngombwa n'aya majwi nanayashyiraho kugira ngo n'ijambo mvuze rigire icyo rijyana naryo. Uyu muntu ariko uyashyiraho uzi neza ko araye, please rwose amajwi ya Anita Pendo ari gusambana. Uyu muntu wasambanye na Anita Pendo ndetse akanamuri kodinga amenya yarere kwipublistinga, werekana yuko ari umugabo uzi kurongora abagore cyane. Kandi bari mu gikorwa kigaragaza ko ari Pendo mbara yatangiye gutaka. nta jwi rye ririmo ngiye numvise kuko ndamuzi, ahubwo ni abantu bashaka kugira ngo muharabike. Ngiye nicyo kintu nakubwira. Icyambere nta foto bazatuzanira n'ifoto, bazazana no video ko niba yarabikoze washobora gufata audio yashobora no gufata video, sibyo? Niki kintu kigaragaza ko Anita koko kusibye ko abantu ari abagome. Oya mbwiza ukuri muri ziri imihanda ndakubwira ngo zabaye kimwe. Reka rero nkubwire, reka ibyo tubyihorere. Kuri Anita tubyihorere two kunamuvugaho, kuko uyu ni umubyeyi afite abana, sibyo? Aba bana hari umugabo wababyaranye, sibyo? Hari umugabo wababyaranye. Anita Pendo afite ababyeyi ndabazi, afite basaza, bafite bakuru be. Nukuri ibi bintu nuguharabika. Bo bareba umuntu nk'umuntu kuko ari umusitari bashaka kumanura, ariko ntibareba bamukomokaho. Ibi bintu birababaje, kandi abantu babikora bakwiriye kubirika n'ukuri. Imana ibasange ibahindure. Ngewe ntago mbyemeye, ni ngewe ariko ni ngewe. Yego. Ariko niba warabikoze koko ukabuzi ko wabikoze, usanga Yesu wongere wature, wongere ukizwe. Imana nta cyaha itababarira. Amakuru mfite nuko Anita Pendo yarutse kujya gusenga hano Kanombe kuri Ihumure program church, aho yasengewe na Pastor Shimbi. Wowe ibi bintu yari yihariye buriya nakubwiye ko nge ntabyemeye. Munyamakuru uranyihanganira, nge nkunda kwemera no kwayagomvaga amajwi, ariko ibintu bya Anita n'ibipapirano ntabwo mbyemeye. Kandi niba ari byo iyo umuntu yihannye arababarirwa, sibyo? Ibyo ngewe niko nemera, gusa ntabwo nabyemera. Ntabwo kandi tuzazana n'umusore wabimukoreye akajya hanze. Nta kibazo muzagira gute? Tuzazana n'umusore wabimufashije gukora ibyo bintu. Nta kibazo muzamuzane, ariko at the moment nta jwi numva, nta kintu kigaragaza ko yabikoze. Gusa mbonera kubwira urubyiruko rwacu n'ukuri muve mu bidatunganye. Nta kintu Uwiteka yagizeyo bagenda batunganye. Murabyiruka ariko mumenye ko hari abo muzasiga kuri isi, kandi kugira ngo uzabasiga kuri isi nuko ugomba kubasiga nawe
waritwaye neza kugira ngo nabo bazitware neza. Rero rwose urubyiruko rwacu, bana bacu, turabinginze mu byo mugenda byose mushakira amafaranga yose muyashake neza. Namwe mucuruza mu majwi cyangwa mukakora publicité y'ibyo byose, Imana ibabarire kandi ushobora no kuyashakira amajwi y'umuntu ntuzahirwe, bakaguha n'ubusa, bakaguha nayo utakwishyura inzu. Rero ahubwo nakubwira ngo niba waragize courage yo kugira ngo umufate amajwi, ugire na courage yo kuza gukizwa uve mu bidatunganye, kuko ibyo murimo namanjwe nta kintu na kimwe, nta mucyo murimo, muri mu mwijima. Rero muve muri ayo manjwe, muve muri ibyo bintu, muhindukire muba abana b'u Rwanda bazima, kuko nta muntu nigeze mbona ukora icyango kimuheshe ubugingo. Oya, nta cyaha n'ikibi ntigihesha amahoro, uwagikoza abura amahoro, uwagikoza agikorera mu mwijima, ntawe ndabona gishyira mu mucyo. Rero ni mwihane, muhindukire bene data, muve mu bidatunganye. Urubyiruko rwacu, abana bacu, turabinginze mwitubabaza, nubwo turi abakozi b'Imana ko turi n'ababyeyi. Nukuri urubyiruko rw'u Rwanda ntago ari uko ngo twitwaraga. Nimwitware neza, nimwe abana beza babereye u Rwanda, babereye abanyarwanda, babereye igihugu, babereye isi, abana bifuzwa na benshi. Ushobora kuba yenda wari mu bidatunganye ariko ukaba uvuga uti iyi video yagiye hanze, none nakora iki? Wakora iki? Nukwakira Yesu umwami n'ukiza ubugingo bwawe, byose bigahinduka bishya. Niba unkurikira ukabona byagucanze, ukabona wagendaga muri uwo mwijima, ukabona wagendaga muri ubwo busambanyi, ukabona wakoraga ibyanga n'amaso y'Imana, aho muri go byori tudashobora kubona, ariko ndakubwiye ngo umunsi umwe Imana izabishyira hanze. Reka nkubwire, ijisho ry'Imana ntabwo rihishwa, ijisho ry'Imana rirebera hose icyarimwe, ijisho ry'Imana no mutima wawe rigeramo. Ushobora guhisha se ugahisha nyoko, ugahisha bene so bose, ariko reka nkubwire, ijisho ry'Imana rirakubona mwene data, ijisho rirakubona mwana wanjye, rirakubona. Hindukira. Pfukama muri saro yawe. Ibyo mbaza birangije. Nabirangije rwose. Pfukama muri saro yawe, wowe unkurikira, ukabona byagucanze, ukabona urumva wabaye uruvugo muri uyu mujyi, urumva reka nkubwire, hari Yesu uhindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Hari Yesu uhindura amateka. Haleluya. Kandi ntabwo ajya arebera mu byawe byo wanyuzemo. Oya, niwihana ugahindukira ukaza none ukakira Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe, ibyo byose urabihanagurwaho. Imana yacu ni nyembabazi, Imana yacu ni urukundo, Imana yacu iyo amanukiye gukora ikora ibikomeye. Pfuka muri saro yawe cyangwa aho uri, uzumvira ijwi ryanjye, Imana izakugirira neza. Nsengeye Brenda, nsengeye Anita Pendo, kugira ngo koko kuwiteka kuruke ku buzima bwawe. Data mu izina rya Yesu, duce bugufi imbere yawe, turakwingiza ngo umanuke mu mwami, ubane n'urubyiruko rw'u Rwanda. Papa, ibikorwa birarenze mwana w'abantu. Mana ndakwingiza ngo ururuke, mwuka wawe yururuke Papa, ururukira mu bana bacu, ngwino ukora imirimo n'ibitangaza muri bo. Mwami mwiza, ndakwingiza kugira ngo wiheshe icyubahiro muri byose, uze ukorera imitima yawe mukunzi mwiza, utajya kuganza, umucyo uganze muri bo. Umucyo nuhagera umwijima uzahunga mu izina rya Yesu Kristo. Hari wankukira muri aka kanya, ndasenze kugira ngo wakire Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe. Vuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, unyandikure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu cy'ubugingo none n'iteka ryose. Kuva uyu munsi urakijijwe. Vuga ngo Satani n'ibyawe byose n'ubusambanyi bwawe bwose n'imihango yawe yose, va mu buzima bwanjye. Uyu munsi nakire Yesu, uyu munsi mbaye icyaremwe gishya, uyu munsi mbaye icyaremwe gishya. Ibyaha ntibizongera kuntwaza igitugu ukundi. Kuva uyu munsi wakire Yesu, kandi byari amarira bigiye guhinduka ibyishimo, ibyari imisozi bigiye guhinduka ibibaya. Kuva uyu munsi uzajya umuhamagara nawe azajya kumva kwitabe. Amahoro y'Imana akomeze kubaganzaho. Shalom shalom. Kuva mu byaha niko kujejuka. Bene data, nimuve mu byo mukora, muhindukire rwose, muze kwa Yesu. Hari umuririmbyi yavuze ngo ngwino kwa Yesu, ngo mbese utegereje iki? Ngo bucya bucyana yandi ngo Yesu uzayivamo, ngo utakambire Yesu ngo nawe kwihakane. Ngwino rero kwa Yesu hakiri kare,
Yesu aguha ubugingo, Yesu aguha amahoro, Yesu aguhindurira ubuzima, Yesu aguha ibyo ukeneye kuko afite byose mu kuboko kwe. Shalom shalom, amahoro y'Imana n'abane namwe.